Rugamba yapfuye asize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Akaba we Mukansanga umugore we bari barabyaranye abana 10. We n'umugore we muri jenoside yakorewe abatutsi bapfanye n'abana babo 6, hasigara abana 4. Rugamba Olivier, umuhungu wa Rugamba Spiriane, avuga ko byari bigoye ko Rugamba papa wenyine yarokoka kubera ko yari ibihe byiza kuri mwese. Reka nongere mbahe ikaze umuryango mugari wa Regeneration TV, ndetse nkomeze kwihanganisha umuryango mugari w'abanyarwanda, by'umwihariko abacitse ku icumu n'ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Aya ni amateka mabi, ni amateka asharira, ariko na yacu ndetse n'umwihariko wacu nk'abanyarwanda. Muri iki gihe kigera ku minsi 100 yo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, twe nk'umuryango mugari wa Regeneration TV, mu rwego rwo kumenya no gusobanukirwa byinshi ku mateka yacu, twifuje kujya tugaruka ku mateka yacu ya mbere ya jenoside, mu gihe cya jenoside ndetse na nyuma yaho. Kuri ubu ngubu benshi mu bishwe muri jenoside twibuka ku nshuro ya 31 bari mu byiciro bitandukanye, barimo abahanzi, barimo abakinnyi b'umupira w'amaguru, amakinamico, barimo n'abanyapolitiki n'ibindi bice bitandukanye babarizwagamo. Abo bose nibo tuzagenda tugarukaho mu rwego rwo kurushaho gusobanukirwa amateka yacu. Akayamvugo igira iti utazi yava namenye yajya. Kugira ngo tumenye iyo tujya biradusaba kumenya iyo tuvuye. Uyu munsi rero munyemerere tugaruke kuri Rugamba Spiriane. Rugamba Spiriane ninde? Yari muntu ki? Rugamba Spiriane numwe mu bahanzi nyarwanda bamenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nk'uko twabivuga mu mvugo y'iki gihe. Gusa umwe mu banyarwanda bafite amateka akomeye, ari umwe mu banyarwanda wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 igitangira. Rugamba Spiriane yishwe ari kumwe n'umugore we n'abana be 6. Umuryango wa Rugamba uri mu bishwe ku ikubitiro ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga. Rugamba Spiriane yavutse mu 1935, avukira mu yahoze ari komine Karama, ubu ni mu karere ka Nyamagabe ho mu ntara y'Amajyepfo. Rugamba yize amashuri abanza muri paruwasi ya Cyanika. Amashuri yisumbuye yayize muri seminari no ya Kabgayi, akomereza muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Nyuma yaho yaje kujya muri kaminuza yo Bujumbura, harangiriza icyiciro cya mbere cy'amashuri makuru. Yaje kwerekeza mu Bubiligi muri kaminuza ya Louvre, aho yaje yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu by'amateka. Rugamba yashakanye na Mukansanga Daphrose mu mwaka w'1965. Mukansanga uyu yari umwarimukazi mu mashuri abanza. Yavukaga mu gace kamwe na Rugamba Spiriane muri paruwasi ya Cyanika. Rugamba Spiriane niwe washinze itorero Amasimbi n'Amakombe. Itorero ryamenyekanye ririmba indirimbo zisingiza Nyagasani ndetse zinigisha ku buzima busanzwe. Kwamamara kwe bigaragarira mu ndirimbo zirenga 400 yagiye ahimba, zirimo Numeho, Inda Nini, Jumenya Gusaza Utanduranyije Cyane, Agaca n'izindi nyinshi. Rugamba Spiriane yakoze muri leta, nyuma yaje gukurwa mu kazi igihe kitaragera kubera ko atihanganiraga akarengane akariko kose, akabyamaganira kure abicishije mu nganzo ye. Rugamba yapfuye asize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Akaba we Mukansanga umugore we bari barabyaranye abana 10. We n'umugore we muri jenoside yakorewe abatutsi bapfanye n'abana babo 6, hasigara abana 4. Rugamba Olivier, umuhungu wa Rugamba Spiriane, avuga ko byari bigoye ko Rugamba papa wenyine yarokoka kubera ko yari yarashyizwe ku rutonde rw'abagombaga kwicwa mbere. Tariki ya 7 Mata mu 1994 nibwo Rugamba Spiriane yishwe. Hari hashize iminota 30 ahamagaye kuri telefone abana be, haribo Rugamba Olivier na Dulcie Rugamba, batari baraye mu rugo. Urwo rugo bari baragiye kurwaza nyirasenge i Butare. Abana be bibuka ijambo yababwiye abasaba kuzaba abagabo kuko yari yazi ko ari bupfe. Ubwo bazaga kubica yari yarayasenga n'umuryango we, ndetse yari yarayanasohoye indirimbo Nzataha Yerusalemu nshya. Rugamba yibukwa nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo nyarwanda, Kiliziya Gatolika n'abandi bakristo
yabasigiye ibihangano by'indirimbo zisingiza Imana ziri mu buhanga buhanitse. Izi ndirimbo ze ntabwo zifatwa nk'indirimbo nziza gusa, ahubwo ubutumwa buzikubiyemo bufatwa nk'impanuro za none, ejo n'ahazaza ku bakuru n'abato. Nyakwigendera Rugamba Sipiriyane yari umusizi, umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi n'umuririmbyi. Ababanye na Rugamba Sipiriyane bahuriza ku kuvuga ko yari umuntu mugari, urangwa n'urukundo, uca bugufi, wita ku batishoboye. Rugamba Sipiriyane nguwo umuhanzi nyarwanda, umwe mu bishwe ku ikubitiro ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yatangiraga, ndetse yibukwa ku mvugo yabwiye, yibukirwa ku mvugo cyangwa se ku ijambo yabwiye abari bamushoreye bamujyanye kumwica, aho bamubwiye ngo ihute tugende, hanyuma nawe arabasubiza ati nimwihute mwe muri bugaruke. Ngayo nguko rero yaritahiye, turamwibuka tukamwibukana n'izindi nzirakarengane zirenga miliyoni z'abatutsi zishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Ariko nanone yadusigiye byinshi twakwishimira, birimo ibihangano bifite ubutumwa koko ubona ko bufite ireme, yaba kububu, kubejo ndetse n'ahazaza bose bazabasha kuzirikana kandi bakagira icyo babukuramo. Ngayo nguko rero ku muryango mugari wa Legend Nations TV, kuri wowe utarakora subscribe, nyemerera mwibutse gukora subscribe kugira ngo turusheho kubana mu bihe biri imbere. Ndabashimiye, Imana y'amahoro ikomeze kubishimira.